Usanzwe mateka yacu kuri bamwe bana bacu baza guhabwa inyemeza umenye n'ubushobozi n'umunsi barimo tukaba twishimiye ko dutangiranye igitambo cy'Ukaristiya kuko uru rugendo si kubw'abantu ni kubw'Imana. Tukagira rero ngo ibiri bube uyu munsi byose icyo Musenyeri
mubiduturire kuri aritari, maze Nyagasani aze kutuyoborera iki gikorwa, kandi n'imihigo n'imigabo n'imigambi y'abana bacu barangije amasomo y'ibyiciro bari barimo, Imana abari izanye bayorera. Murakoze turita mu Eucharistia. Bakristo bavandimwe, mu isengesho ryacu tubangukirwa no gusaba twahabwa tugahita twibagirwa. Uyu munsi twifuje kugaragaza ko iyo twasabye tugahabwa tugira umutima wo gushimira. Uyu munsi rero umunsi mukuru hano mu rugo rwacu, tutaniye hano kugira ngo duture Imana isengesho ryo kwishimira kubera ubuntu tudahwema kutugirira, na buri wese muri twe afite isengesho atura Imana ayishimira kubera ineza yayo. Ni mucyo twisuzume twange ibyaha byacu kugira ngo ushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Eucharistia dufite umutima usukuye. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose nitwabarire udukize ibyaha byacu natugeze mu bugingo bw'iteka. Thank you.
Nyagasani Mana yacu, soko y'ingabire zose, twemera ko ibyo dutunze byose n'icyo turi cyo ari wowe tubikesha. Dutuze rero kugushimira ibyiza byose bikomoka ku mpuhwe zawe zitagira urugero. Tumenye no kugukunda n'umutima utaryarya kandi utizigama. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mwe kwa Roho Mutagatifu, uko ibihe biba bisimburana iteka. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Imana iravuga iti, noneho duhange umuntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze tegeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitumba neza mu ishyamba, n'inondagizi zose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti, nimwororoke, mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke. Mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere, n'ikizima cyose cyikurura ku butaka. Imana iravuga iti, dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyera imbuto zifitemo umurama, bizaba ibiryo byanyu. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikikurura hasi cyose, icyifitemo ubuzima cyose, bibahaye ibimera bihotohagiye ngo birishe. Nuko biba bityo. Imana ireba ibyo yari imaze gukora byose, isanga ari byiza rwose. Burira buracya, umunsi wa gatandatu. Iryo ni ijambo ry'Imana.
ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesalonike. Turabinginga bavandimwe ngo muhane inkorabusa, mukomeze umutima abacika intege, mushyigikire abatishoboye, bose mubihanganire. Mumenye ntihakagire uwitura undi inabi, ahubwo muharanire iteka kugirana ineza ndetse mwigirire bose. Mujye muhora mwishimye, musenge ubudahwema, mushimire Imana muri byose, kuko ari byo ibashakaho muri Yezu Kristo. Muramenye ntimuzimye Roho w'Imana, ntimugahinyure ibyahanuwe, ahubwo mujye mugenzura byose, ibyiza mubigumane, naho ikibi cyose mukirinde. Iryo ni ijambo ry'Imana. nuko arababwira ati koko iby'icyo gihe bizamera nk'umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, agahamagara abagaragu be akababitsa ibintu bye. Umwe amuha amatalenta 5,
undi abiri, undi imwe, umuntu wese ku rugero rw'icyo ashoboye, hanyuma aragenda. Ako kanya uwari wahawe amatalenta 5 ajya kuyakoresha maze yunguka andi 5. Uwari wahawe 2 nawe yunguka andi 2. Naho uwari wahawe 1 aragenda acukura umwobo mu gitaka maze ahishamo imari ya shebuja. Hashize igihe kirekire shebuja w'abagaragu araza maze abamurikisha ibintu bye. Uwahawe amatalenta 5 aregera maze amuhereza amatalenta 5 yandi agira ati, shobuja wari wampaye amatalenta 5, dore andi 5 nungutse. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho. Ngwino wishimane na shobuja. Wahawe amatalenta 2 nawe araza agira ati, shobuja wari wampaye amatalenta 2, dore andi 2 nungutse. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho. Ngwino wishimane na shobuja. Haza uwahawe talenta 1 aravuga ati, shobuja nzi ko uri umunyabugugu, usarura aho utabibye, ukanura aho utanitse. Naratinye ndagendamisha talenta yawe mu gitaka, dore ibiri ibyawe. Naho shebuja aramusubiza ati, mugaragu mubi kandi umunebwe, wari uzi ko nsarura aho ntabibye, nkanura aho ntanitse. Uba rero warabikije imari yanjye abari kunyungukira, nagaruka nkabona ibyanjye n'inyungu. Nimwambure talenta ye maze muyihe ufite amatalenta 10, kuko utunze bazamuha agakungahara, naho udafite namba bazamwaka n'utwo yaganyiragaho. Naho uwo mugaragu w'imburamumaro nimumujugunye hanze, aho azarira kandi agahekenya amenyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristo. Bakristu bavandimwe, muri urugendo turimo rw'igisibo tugana Pasika ya Nyagasani, Imana iduhurije hano kuri uyu munsi Ines Ruhengeri itanga impamyabushobozi ku nshuro yayo ya 13. Duteraniye hano kugira ngo dushimire Imana kubera ibitangaza yakoreye kandi ikomeje gukorera Ines Ruhengeri. Twifatanyije by'umwihariko n'abavandimwe bacu bagiye kubona impamyabushobozi zabo mu kanya. Imana yatubaye hafi kandi ikomeje kutuba hafi muri byose. Mu bibazo duhura nabyo buri munsi, ntihema
kudutabara. No muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus n'ingaruka zayo zitabarika mu buzima bw'abatuye isi, Imana yakomeje kuturinda. Uyu munsi turayishimira kubera ubuntu Imana idahwema kutugirira. Pawulo mutagatifu niwe ugira ati, mujye muhora mwishimye, musenge ubudahwema, mushimire Imana muri byose, kuko ari byo ibashakaho muri Yezu Kristo. Twabyumvise mu isomo rya kabiri. Ivanjiri ya Matayo yatubwiye umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, akabitsa ibye abagaragu be batatu. Ni ibyiciro bitatu by'abantu. Muri abo bagaragu turabona ibyo byiciro bitatu. Umwe amatalenta 5, ni ukuvuga ko yakungahajwe. Undi 2, undi 1. Iyo twibutse ko ubundi italenta 1 yari ibiro 34 bya zahabu, niho twumva neza ko muri uyu mugani Yesu ashaka kuvuga ko aba bagaragu yababikije ubukungu butabarika, ubukungu butagira ingano. Ni ukuvuga ibyiza bitagira urugero, bifite agaciro utashyira mu mibare ngo bikwiremo. Abagaragu beza bashimirwa ni abatarapfushije ubusa ibyiza n'amahirwe bahawe na shobuja. Mu murimo unoze ujyana no gutinyuka no kwitanga n'ubutwari, bawubyaje umusaruro ukubye 2 agaciro k'ibyo bahawe. Abo rero barashimwe, bahabwa n'igihembo. Ureke wa muswa, wa munebwe n'umunyabwoba n'ikigwari, wa mutigirira icyizere wagize atya agafata ya talenta yahawe akayicukurira urwobo mu gitaka, agahugira mu kwitonganya no kwijujuta, agahugira mu kugaya no gucira urubanza uwamugabiye, aho kwishimira ibyo yahawe. Maze agira ati, ugaye ibye abimukiramo. Uwo utarabyaje umusaruro ukwiriye talenta yahawe kubera kutizera shebuja, biterwa no kumenya nabi, ntamenye n'ikimushimisha, uwo nguwo ahawe igihano gishaririye, kuko mwabyumvise mu Ivanjiri, kujugunywa hanze aho arira agahekenya amenyo. Bavandimwe, mu rwego rwo kwiyerekezaho, tuzirikane ko Imana yaduhaye twese ibyiza bitagira urugero dusangiye, ariko hakaba n'ibyiza buri wese yahawe nk'umwihariko we. Koko rero Imana yaduhaye ubuzima, Imana yaduhaye gusa nayo, Imana yaduhaye kuba abana bayo yihitiyemo. Muri batisimu twabaye abana bayo. Yaduhaye ubwenge, iduha umutima. Yaduhaye ububasha bwo kugenga ibyo yaremye byose, kugenga ifi zo mu nyanja,
kirere, amatungo n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugera ku ntondagizi, mbese aha agashaka kuvuga ngo ni ikizima cyose. Umuntu ahawe ikimutunga n'inyamaswa zihabwa ikizitunga. Umuntu akaba afite ibyo ahawe umugwa neza, ibyo yigabiza bikamumerera nabi. Imana yaremye umugabo n'umugore, ni ukuvuga hungu na kobwa, bitari umugabo gore cyangwa se umugore gabo, atari igishegabo cyangwa se cy'abakobwa, ahubwo uwo mugabo n'umugore baremwe badasa, ariko barangwa n'icyubahiro n'agaciro bimwe, kandi bahamagariwe kuzuzanya. Umuntu yabita abadasumbana magirirane. Iyo umuntu atabyumvise atyo, ashaka ko umugore aho umugabo. Iyo umuntu atabyumvise atyo uko Imana yabigennye, usanga hari abashegera, abagabo bashegera kuba abagore. Nuko twahawe umugisha wo kororoka no kugwiza ibyiza, kororoka ku mpande zose. Ubu ngubu hari abikururira ubugumba, bakagenda babara ngo igihe iki n'iki ndashaka kubingumba. Nuko ibyo nabyo byose ni kwa kundi ku iby'Imana yagennye, kandi buri gihe cyose umuntu ari kugenda ahindura gahunda z'Imana. Uko Imana yaremye ibintu mu buhanga bwayo, niko ingaruka zigenda ziyongera mu buzima bw'abantu no mu mibanire yabo. Ibyo twigabiza kurya katagabuye bikatugwa nabi. Muri make, iyo urebye, Imana yaduhaye byose, ntacyo yatwimye mu bitugwa neza. Imana yaduhaye ibyiza bihebuje, tubikoresheje neza mu cyubahiro cy'Imana bitugwa neza. Ibyo dukoresha twateye Imana umugongo bitugwa nabi, bikadukururira urupfu. Bavandimwe, Inesi Ruhengeri, ishuri ry'ubumenyingiro, ni urubuga rwiza rwo kubyaza umusaruro amatalenta Imana yahaye buri wese, kandi bikagaragara. Muri Inesi twifuza ko abagana iyo kaminuza yacu barangwa no guharanira kubyaza umusaruro ibyiza byose Imana yaduhaye, maze ari ugukora, ari ukwigisha no kwiga, bikajyana no guharanira kumenya, ubushakashatsi no kuvumbura, byose bikaba ari ukubona ibyo byiza Imana itanga no kwibyaza umusaruro bikatugwa neza, kandi bikatugwa neza nuko twinjiye muri gahunda y'Imana mu byo yaremye. Mu kunguka ubushobozi bikadufasha kugira uruhare mu kubaka isi igenda irushaho kuba nziza, kandi ibere abayituye, kandi buri wese ashobore kubaho uko Imana ibyifuza. Ibyo bigatuma rero twigirira akamaro, tukakagirira n'abandi, tukakagirira Kiliziya, tukakagirira igihugu cyacu. Ibyo dukora byose bishingira mu kumenya Imana no kuyiyoboka. Koko rero Imana yaduhunze ibyiza
tugomba gusigasira no kubyaza umusaruro. Hari ubuzima bwa roho n'ubw'umubiri, hari ubwenge n'ubushobozi twifitemo, impano zitabarika, amahirwe dukesha umuryango w'Imana ariwo Kiliziya, n'amahirwe dukesha igihugu cyacu. Uyu munsi rero turishimye kubera abavandimwe bacu bagiye guhabwa impamyabushobozi. Hamwe nabo turashimira Imana, dushimira n'abantu bose Imana yakoresheje muri urugendo rwabo, abo Imana yabahuje. Maze ku ruhande rumwe abo Imana yitoreye ikabaha ingabire nyinshi, ikabaha ibyiza bakayikundira, ku rundi ruhande hakaba abakiza yombi, maze hakagaragara ubwitange n'umurimo unoze. Uyu munsi bakaba bateye intambwe, bagiye gutera intambwe ishimishije imiryango yabo, ishimishije ababafashije. Bashimira ubwitange n'umurava mwagaragaje, turabashimira ko muduhesheje ishema, mugahesha ishema ababitangiye. Mu gusoza rero, reka ngaruke ku nama Paul Mutagatifu abwira Abanyatesaloniki. Nifuza ko buri wese yagira ize, muhane inkorabusa, mwegere buri wese umuvandimwe, mumwibutse ibyiza Imana yamuhaye atagomba gupfusha ubusa. Mukomeze abacika intege kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima, mushyigikira abatishoboye bose, mubihanganire. Mumenye ntihakagire witura undi inabi, ahubwo muharanire iteka kugirana neza ndetse mwigirire bose. Ndangije rero mbifuriza umunsi mwiza, umugisha w'Imana ubane namwe mwese. Mutagatifu Yohani Paulo wa II adusabire. Umwepiskopi arakoze ku nyigisho nziza aduhaye, ati imyumvire mibi ishobora gutuma habaho umugore gabo n'umugabo gore, koko nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa kandi riza rije kuduhindura. Tugiye gusaba rero twisabira, ndakeka abagraduatinga bafite byinshi badufasha mu gusaba, mu gushima, bakabigaragaza mu gusabira isi, banabigaragaza no mu ituro nyuma bari bukurikizeho, n'abandi bose bafite icyo bashimira Imana batura. Byose Nyagasani akomeze abiduhere umugisha. Muhaguruke dusabe. Bavandimwe nkunda cyane, duteraniye hamwe kwibuka ineza Nyagasani atugirira. None rero nicyo tumwinginge, maze ubwe atubwirize amasengesho ashobora kumunyura. Amen.
dusabire kiliziya gatolika, papa wacu n'abakuru bayo bose, Imana data ibahundagazaho inema zo kuyobora ubushyo baragijwe na Kristo umwami wacu, utwumve nyagasani. Let us pray for bishops, especially for his lordship, Vincent Arulimana, praised and consecrated people that may strive to search for unity, peace and love. Lord, hear us. Qu'il bâtisse le pays et tous les projets sur Jésus-Christ, pierre angulaire d'un véritable progrès. Seigneur, écoutez-nous. Badala ya kunungunikia Mungu na kupigana wenyewe kwa wenyewe, kujitoa kwa Mungu Mwokozi na kuchukua msalaba wao. Mungu tusikie. turisabiye twese abakristo dukoranira muri Nesi Nkengeri, cyane cyane abaza kuronka impapuro z'umutsindo uyu munsi, ngo barushirizeho kumenya uwabagabiye ivyo byiza kugira ngo bamubere ibyabona mu isi bagiyemo. Twumve Nyagasani. Nyagasani, tabara umuryango wawe utakambira kugira ngo iyo dushoboye kwigezaho ubwacu tubihabwe n'ubushobozi bw'ububabare bw'umwana wawe wabategeka iteka ryose. Yeah.
nyagasani twiki igitambo kigusingiza tugushimira ibyiza byose waduhaye ku buntu turagutakambira kandi twiyoroheje ibyo duhaye tutari tubikwiye uduhe kumenya kubikoresha dusiga izina ryawe ubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abandi namwe imitima yanyu n'ubukira iby'ijuru dushimire Nyagasani Imana yacu koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani bwawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahoraho iteka washatse ko tugushimira dukoresheje ibikorwa by'ukwigomwa kugira ngo natwe abanyabyaha dukongezemo ubutwari bidushobozemo ubwirasi kandi biduhe gukurikiza ubugiraneza bwawe uha abashonje ikibatunga icyo gitumye twifata n'abamarayika batabarika tukagusingiza turata ikuzo ryawe tuvuga udahwema tuti Sanctus, Sanctus.
uhimbaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umwami wacu. Yarajya ububabare n'ubushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujyeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yaramaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro none arashimira nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Nimujye mubikora urwibutso rwanjye. None rero Nyagasani mbye twuzuye ukunezezwa bw'umwana wawe, utuma umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, twishimira ko watumye tuyoborwa no kudushengerera tugakohereza amaturo, kandi turakwinginga twiyoroheje twebwe abasangiwe n'amaraso bya Kristo, uwo mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani uburyo Kiliziya yawe yagiye ku isi hose, maze yakoryamira mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'Umwepiskopi wacu Vicente n'abatorewe umurimo wa cyari wose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakire mu rumuri ruturukaho. turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo w'indahinyuka, intumwa zawe ntagatifu Yohani Pawulo wa kabiri n'abandi batagatifu bose bakunyuze kuri byagiye bisimburana, hamwe nabo tuzagusingize tukurata bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihererwa muri we, mu bumwe bwa Roho mu butagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Twabwirijwe n'Umukiza kandi tukaba bakabitwigisha, dutinyutse kuribwira hamwe tuti Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi,
turakwinginze dukize ibyago byose twisakaze nk'amahoro impuhwe zawe ziturengere dukize icyaha cyose turinde n'amakuba yose igihe tugejeje amizero mahire no kuza ku mukiza wacu Yesu Kristo maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi wumvire mu bumwe wowe bateka iteka ryose mugire iteka amahoro ya Nyagasani mwifurizanye amahoro.
nyagasani Mana yacu muri iri funguro ritagatifu wadusangije igitambo dukesha umukiro cy'umwana wawe twagutuye tugushimira ibyiza utugirira turakwinginze uduhe gukomezwa n'ingabire dukesha imbaraga n'ibyishimo tugende turushaho kugukorera tubishyize mu mutima maze tuberwe no kuzabona ibyiza bindi tuzigambiye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi w'ibyishimo mu rugo rwa Inesi Ruhengeri abarurerwamo abanyeshuri bambwiye ko bafite icyo bavuga, bafite icyo bashimira Imana, ariko banashimira umwepiskopi wadufashije iki gitambo dushimira Imana nyine. Ariko mbere y'uko tubaha umwanya mutoya, munyemerere yerekane abihaye Imana bari hano. Turagira umwanya wihariye ariko harimo wenda abarahita bagenda tutarafatanya mu birori by'uyu munsi kubera gahunda. By'umwihariko rero nagira ngo umwepiskopi wacu yegere ijuru abasuhuze. Igisonga cye Musenyeri Gabel nakwigira ijuru namuka dusuhuze. Nerekane n'ubwiye w'urugo turahorana, ariko ni byiza ko duhora tumwizihira nawe nigira ijuru adusuhuze. Dukomeje kuri uyu murongo turashimira na Senaye, akaba by'umwihariko ahagarariye urubyiruko muri diyoseze yacu yakwigira ijuru tukamusuhuza. Padiri Revereye uhagarariye ikigo cya Etifope Ruhengeri ni TVET imaze gutera imbere yakwigira ijuru akadusuhuza. Turasuhuza kandi Chancelier Kassim yakwigira ijuru akadusuhuza. Turasuhuza kandi umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya École des Sciences de Musanze Florent yakwigira ijuru akadusuhuza. Turasuhuza kandi Padiri Umusangwa n'umushyitsi akubutse iyo hirya mu Burayi yakwigira ijuru akadusuhuza. Eugene wadusuhuza. Padiri uba mu rugo wakwigira ijuru nawe ukadusuhuza. Floribert kugira ngo nabatinza cyane abihaye Imana mwese muri aha mwakwigira ijuru tukabasuhuza mwese. Murakoze cyane. Batoye indi komite, turabanza rero komite ivuyeho yigira imbere bagire icyo batubwira, ibyo bashimira, kugira ngo n'umwepiskopi yumve icyo mushimira Imana. Nakwigira imbere. Murakoze. Nk'uko babivuze dusoje manda yacu, tumaze umwaka wose dukorana namwe. Icyo twababwira ni uko tubashimira kandi dushimira Imana yadufashije muri uru rugendo rwose. Dushimira ababyeyi bacu kuva ku mubyeyi wacu duhorana Vice Chancellor, ndetse tunashimira Musenyeri kubw'umugisha yaduhesheje. Tukaba tumaze uyu mwaka wose dushimira Imana ko namwe mwese nk'abanyeshuri twafatanije neza uru rugendo. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Kuri uyu munsi rero twabageneye impano. Hano hari impano ya Musenyeri, ya Vice Chancellor ndetse na Dean of Students, aho twafatanije urugendo rukomeye
ndetse tunabashimira inama mwaduhaye n'ibitekerezo byubaka kugira ngo turusoze uyu mwaka wose. Mwarakoze, nagira ngo mwigire ijuru tubagezeho izi mpano. ubwo rero abarahabwa umugisha bakwigira imbere tukabasabira, umwepiskopi arabidufashamo, kandi tubifuriza koko kuzarangiza namwe imana neza. Nyakubahwa Musenyeri, bavandimwe, turashimira Imana kubera uyu munsi, kandi nk'uko byavuzwe komite y'uyu gihe yakoze umurimo mwiza, twishimira, twifuriza na komite nshya kuzagira imirimo myiza, umugisha w'Imana uzaberekeza muri byose. Ushobora byose aho umugisha kuzana Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Nyagasani Yezu n'abandi namwe. Nyagasani Imana ushobora byose nahora abarinda ibyago byose, maze kubw'impuhwe ze abasakazamo ingabire z'umugisha we. Naho imitima yanyu kwibanda ku magambo ye, kugira ngo mushobore gutunga umunezero uhoraho iteka. Nuko nimusobanukirwa n'ibitunganye, muzashobore kugenda mu nzira y'amategeko ye, kandi muzinjire mu ijuru musange umurage n'abarituye. Ushobora byose n'abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Ibirori nyine byatangiye birumvikana, ikimenyetso ya Musenyeri ufashe mu isengesho n'amashini mu ngoro. Ubwo turava tugana ku kibuga, abashyitsi abandi batumirwa, tugana ku kibuga nyine kugira ngo dutangire ibirori. Hanyuma abaza kwambara ko bambaye baza guhabwa impamyabushobozi zabo, bo barajya mu karasisi kagiye gukorwa mu kanya.